birakomeye reka twitereke ubundi byashyuhiye hehe uwo bita Ali Kamwe akaba ari umuvugizi w'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania. Uyu ni umugabo ufite post cyangwa se inshingano zisa neza niza Ngabo Robin muri Rayon Sport. Ni umuvugizi w'ikipe ya Young African. Akaba ashinzwe n'itangazamakuru ko yahoze nawe ari umunyamakuru ukomeye cyane w'umuhanga. Ali Kamwe barafite na lisansi se yo gutoza arubizi cyane. Uriya ni rafiki yanjye cyane. Ni umuhungu wanjye cyane. Uriya ni umwe mu banyamakuru hano muri Radio Rwanda twaramwakiriye yaranogeza n'umupira ni mubi cyane. Ni umuhungu rwose wanyispiye kabisa ndamwemera cyane. Ni muto kandi afite n'amafaranga. Akuzi ko buriya yamaze kudivorsa. Kazungu Clever arambwira ati yamaze kudivorsa ku myaka mike cyane. Kazungu rwose musuhuze nawe aramukunda. Uyu mutaramu rero aganira n'itangazamakuru yaravuze ati tariki 15 z'ukwezi kwa munani kuri asomisiyo Bikira Mariya ajya mu ijuru mwitegure tuzaba tunafite na konje bizari kuwa gatanu yego ako kantu k'abantu bakanota ni kuri asomisiyo yabwiye abafana ba Yanga ngo mwitegure abakatisha amatike y'indege muyakatishe uburyo bwa bisi tugiye kubushyiraho bubazana mu Rwanda ngo tutaenda Kigali kucheza na timu ya wananchi hapo Rwanda Rayon Sport itariki 15 bo bamaze gukonfirima video Ngabo yarayimaranye ibyumweru 2 kuva bakonfirima kwiyo tariki ariyo bazakina 15 ibyumweru 2 ibyo bintu Ali Kamwe yabivuze mu byumweru 2 bishize mu byumweru hafi 2 bishize oya ibi ngibi yabitangaje nyuma ariko bafite indi video bazapostinga ahamagarira abafana kuko bamaze kumvikana president aramubwiye engineer Harris ati kora ka video uzakohereza Rayon Sport nayo yarashutinze ibijyanye no guhamagarira abafana kuzitabira Rayon Sport Day irabifite irabiryamanye irabifite mu bubiko nyine ariko abanyarwanda mwumva ahantu ubwenge buri muri Tanzania abanyamakuru barimo gusohora ibintu byuko bazakina na Rayon Sport ku itariki 15 mu Rwanda bashishikariza abafana gutangira kwitegura urwo rugendo inaha bitarasohoka mu gihe Rayon Sport ari izakira umukino itarabisohora. Nk'umunyamakuru nafashe telefone muri iki gitondo mpamagara Ngabo Robin akiryamye ndongera ndamucokoza akiryamye ndamubwira nti Ngabo ugomba kumbwira ibintu ko bimeze amoka wa Severiyani Ngabarambira nta bintu mfite nagutangariza njyewe bibaze president wanjye agutangarize tamwani president twaravuganye yambwiye ko ari tariki 15 nyuma banambwira yuko ngo byajya 16 ariko bongeye baravuga toya ni 15 naga 16 bazakina kuri 15 icyo kibe azabari kuwa gatanu no munsi wa konje azabari kuwa gatanu kuri 15 umunsi wa konje kuri asomisiyo kuwa gatanu no bari sawa hazabari konje nashyizeho icyo rero bita za nzego za rugangura ziperereza muri federation muri Rayon n'ahandi ndavuga ni ngomba kumenya kukire idatangaza kandi ikipe ya Yanga yatangaje president wa Rayon ubwe yahawe garanti na federation imubwira ngo komeza utegure ku itariki 15 muzakina nta kibazo ariko babivuganye mu magambo na president wa federation hanyuma ntabwo bari bamuha ibaruwa Rayon yanditse isaba stade ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani uko bigenda rero muri protocole Rugangura we nka Rayon Sport wandikira federation usaba stade federation ni teruriyo baruwa ikayiha ministeri kuko niyo nyiri stade ministeri ikakonfirima ikamanga iyo tariki nibyo nta kibazo bazakine ibaruwa ko yageze muri Ferwafa ko mbizi neza ko president wa Rayon Sport iyo baruwa yanditse yageze muri ministeri ya sport ko mbizi neza ko kugeza kuri ku itariki 15 nta kindi kintu cyari cyishyura wenda ngo tuvuge ngo nibiri wenda by'abahamya ba Yehova by'ikoraniro ryabo rizaba ku itariki 8 9 n'icumi kuki atabivibarwa muri ministeri ikonfirima Rayon Day ku itariki 15 ngize muri Ferwafa ibwire Rayon ngo konfirime muzakina 15 iyo ni dairema ya mbere
aho haneye ubwoba. iryo ni iyobera rya mbere. Iyo ni iyobera rya mbere ubwoba bwanjye ngiye buvuga kare. Yarimo ibyo bita ishidika. Kuko wowe uri kumwe ko muri Tanzania bakonfirimye ibintu ariko inyarugenge ibaruwa imaze icyumweru muri Ferwafa no muri ministeri yagezeyo. ZANDAN zimwe zikanambwira ko ngo habaye n'ikiganiro hagati y'umuyobozi wa Rayon na ministre baganira kuri icyo kintu ngo aravuga ati na federation ibyemera we are okay with that, twe nta kibazo dufite. Kuko bose aravuga ati kuzana Yanga nk'ikipe ifite izina ikomeye ni ikintu gifite imbaraga cyane azamura n'umupira w'i Kigali kuko mu bukerarugendo nka minisita yumva ibintu mu buryo bwagutse. Minisita n'umuntu nyine wabaye muri RDB arabizi cyangwa ati ku muntu w'Abatanzania bangana gutyo abanyarwanda baraza gukodesha amahoteli abo bashyitsi baje barye banywe barakodesha imodoka ahita yumva nyine ayo mafaranga agiye gusirikira ni nako avuga ati ibyo bintu byose ushobora kubyara. Ni nayo myumvire rusange twakabaye tunafite. Niyagiye hano haruguru gutanga raporo y'ibintu byabaye muri siporo mu mwaka aravuga ati twakira abashyitsi bo muri Tanzania ese si visit Rwanda urumva ahantu bikariye abona amanota menshi akavuga ati hapo zuri ahantu bikariye iyi kipe ya Yanga 15 n'ibidakunda ku itariki 20 izahita ijya muri pre-season muri Namibia. Ntahandi hashoboka hari pre-season yateguwe n'ikipe ya Africa yashatse kwisaba mbere irayibwa ati twebwe tuzatangira imyitozo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 kuko abakinnyi bacu bagize umwaka muremure. Rero byibura mu bishyira kuri 15 tuzatumaza ibyumweru bibiri mu myitozo. Birasobanutse. Icyumweru cya mbere ni cyoroheje, icya kabiri ni cy'amataktike tukaza mu ma friendlies tugatangira gukina ama match. Now ukambaza ngo ihurizo riri uretse gato kano gato. Uvuga ngo ikipe Yanga Africans impamvu yashyize tariki 15 kanayikonfirima nuko yanditse mu butumwa bwayo ivuga ngo ni igihe cyo kwipima kuko Yanga Africans nayo yaguze abakinnyi bashya n'umutoza ni mushya babwiye abanyatanzania ni igihe cyo kwipima. Uyu mukino uzabugamije kwipima niko bawise umukino wo kwipima gupima ikipe nyine bazasohokana muri Champions League. Ingingo ya kabiri rero amakuru asumira akambwira ko nyamukandagira mu kibuga APR umukara n'umweru kipe ngabo z'igihugu ku itariki 2 igomba kumanura ikigugu hano ku mugabane wa Afurika hagati ya Simba Sport Club na Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo. Ikaza ni Nyarugenge ikaza gukina na APR. Match ya gicuti APR ntizajyayo bazayisanga inaha Nyarugenge. Na makuru nayahari. Iyo tariki niba APR yifashe ku itariki 2 bagakina muri Stade Amahoro. Sindiyo cyane. Ku itariki 8, 9 n'10 ubwo nindi weekend irafunze kuko abahamya ba Yehova bamaze kwishyura miliyoni za bafunze mudasakuriza ba Yehova bishyuye muhari uretse kwishyura ubukerarugendo nyobokamana ni ikintu kiremereye. Hazaba hari abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bavuye imihanda yose cyane Yehova ukora hariya ku cyiciro cy'abiremera aranga ati twe tuzamanura abantu ibihumbi binaza bavuyemo bazungu muri Amerika babahamye ba Yehova babandi batango babandi bandika bino bitabo byitwa ibitabo by'umurinzi umunara w'umurinzi. Sinzi umuyobozi wa Yehova sinzi uko bamwita umuyobozi wa Yehova ku rwego rw'isi ariko ubundi musipoze ko uwitwa nka papa waba Yehova azaba ari Nyarugenge udakina n'abayehova ubwo ayo matariki ntarimo iyo ni sacré. None 15 niba tayikonfirima ko aribwo shampiyona ari gutangira Rayon Sport day cyangwa umunsi w'igikundiro wazaba ryari. Impamvu twari tuvuze ngo wenda tuvuga ko Rayon yakabicumye kabishyira muri weekend ya 22 yamaze kugisubiza muri umuna wanjye Rene ko bazabigireye Namibia. Ariko ikindi gikomeye Amavubi azabagiye muri lokale kubera ko Amavubi agomba kujya muri Nigeria tariki ya mbere kwezi kwa 9. Amavubi azatangira umwiherero 25 z'ukwa 8 nibwo azatangira camp. Super Cup izakinwa ryari kwizigera niyo ngingo ya nyuma. Nkibaza ikibazo kimwe APR itariki ibintu byayo ku itariki 2 ku itariki 9 abahamya ba Yehova bifitiye stade 15 Rayon Sport ifitemo stade 22 ntiwabiterekaho nga kuko abantu bazabagiye mu Mavubi. Oya bazaba ari mu Mavubi. Amavubi bazagenda 25 muki bagatera burya bakacyana kuri 22 Super Cup zikaba kuri 22 ubwo icyo bivuze
shampiyona yahita yimukira mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 kuko ro premier ntago cya byashoboka tariki ya mbere Amavubi ni 25 nibwo bazajya mu mwiherero tariki ya mbere Amavubi agakina afite match ya mbere na Nigeria ku ya mbere tariki 8 na Zimbabwe z'ukwa 9 tariki 8 agakina na Zimbabwe yego bivuga ngo icyo gihe shampiyona yahita yicuma igatangira nko muri 15 z'ukwezi kwa 9 attention kuro muri aya matariki ni nabwo Champions League na Confederation bizaba birimbanyije ko ma equipe azasohokera igihugu Rayon Sport na APR tuze rero reka njye mbabwire uko ibintu biteye ikaba gute ryari mu buryo bworoshye tutagiye ku ruhande tudaca ibintu ku ruhande umuntu wo gukemura ibi bintu ari amagorane n'umwe ni federasiyo gute hamagara aya abayobozi yombi ba APR n'abayobozi ba Rayon Sport wabwiye Rayon Sport muravuga ko muzakina ku itariki 15 turabivivuye APR muravuga ko muzakina ku itariki 2 turabivivuye abahamya ba Yehova bafite stade Amahoro itariki 8 9 n'10 ibyo ntacyo twabikuru aho ntimwanakoraho rwose aho haravivuye mubabwire muti wenda ku itariki let's say 20 cyangwa 22 cyangwa 20 zingaye muri iyo weekend muratera muzakina match ya Super Coupe hanyuma shampiyona itangire ku bana abareyo banavuze ngo Super Coupe ngo ibaye imbere ngo bakinisha ngo ikipe ya kabiri ako hari mwakumvisha ngicyo mvuga ni iki ngiki Super Coupe nibaye kuri 22 si ngombwa ko tuvuga ngo Super Coupe niba mbere ko shampiyona itangira iyo weekend itariki 15 n'ubundi abandi ntibari gukoresha stade Amahoro bareke Rayon Sport ikine kwa 5 kwa 6 izindi zikine match za shampiyona zitari Rayon zitari na APR simbizi kuko zaba zitegura Super Coupe uzireke zikine match yabo ya mbere ya shampiyona izo kipe za Gicumbi zazamutse zizabe izo zikinizo zakinisha umwe izari gukina na Rayon na APR zisubikirwa 22 zize zitere Super Coupe nibarangiza iyo match abakinnyi bajya muri camp ya national icyo tubivugiye ni iki hari ikintu cyangwe mu gutwi cyaba atari cyiza cyo kuba Rayon Sport yarabanje kuvugisha inzego bireba kuko Rayon Sport sabasazi kujya kunegosiya muri Tanzania idafite itariki yizeyeho yakiriraho yananditse iyo baruwa ifite ibyo bintu Ferwafa nimushaka gushyira Super Coupe ku itariki 16 muri iyo weekend yari yari gukinamo nimushaka gushyira Super Coupe kuri iyo tariki 1 muramutabaye feya ibyanjye mbivuga kare sinzabivuga nyuma kuko nibwo bibadirika njye mbivuze mbere hari atarimo fairness kubera ko Rayon yabikoze mwabiganiri second nimuyishyira muri iyo weekend muramugiye kubuza Yanga kuza mu Rwanda ibyo ni bibi ku mupira w'u Rwanda no ku buzima bw'igihugu kuko ibyo biraturibita mu mafaranga ari kwinjira muri ubwo bukerarugendo twavuze bwa siporo n'izindi nyungu twese tuzizaba ku mupira ruga wivunika njya nkavuga niyo weekend numva nta cyabibuze muyifixe mwemerereyo mwemerere APR ikina kuri 2 Rayon ikina 15 hanyuma Super Coupe muyikubite 22 izindi zitangire weekend ya 16 zikine shampiyona Rayon na APR muzisubikire zo zizaze gukina n'ubundi nyuma ya equipe nationale nyuma y'Amavubi usibye ko nabwo nyuma y'Amavubi azasoza ku itariki 19 APR nayo zaba zigomba gusohoka uzi icyo bivuze ubundi Rayon na APR neza zizaza nko mu kwa 10 muri shampiyona kwa kundi bakina regular ariko n'ubundi bareba match tugera 30 ntacyo bitwaye icyo gihe azaba ari ku juna ya 3 na APR ntiyakinnye ibirarane n'ubundi hereye mu kwa 10 ntiyabimazemo icyo gihe zazajya zikina ibirarane bafite muri control